irindi dini buriya ryugarijwe ni idini ry'abadive. Idini ry'abadive ryo rwose abadive babyitegure, abadive babyitegure nabo byakaze. isabato yabo ibi bintu bigihaye ngo basenga ngo ku isabato, iyi sabato ni nayo irabakoraho rwose. Nta n'igihe banasigaranye ikintu bita isabato, barajya basenga ku cyumweru cyangwa babyihorere. Abadive mbabwire, murasenga ku cyumweru cyangwa se gusenga mugire gute, mubireke. Uhirahira isi iri kwinjira ahantu hakomeye ha rusange. Iminsi yo gukora igomba kuba myinshi kurenza iminsi yo gupoketa. Byo kumva ngo abadive ngo ku isabato bagiye gusenga, ngo abayisilamu ngo ku munsi wa gatanu ngo ni Jumapili, ngo abakirisitu ku cyumweru nabo ni reragisi bakajya gusenga. Oya, uretse abayisilamu bafashe isi kubera iriya puissance yabo iri muri Middle East, bagomba gusigarana umunsi wa gatanu. Abandi bakirisitu bose ni ku cyumweru. Urabivuze? Ni ku oya ntago mbivuze, muraza kubibona. Ni ku cyumweru, mubitega amaso vuba. Ni ku cyumweru urufunguye ku wa gatandatu, ari wo munsi wa karindwi. Erega bundi reka nkubwire, iki cyumweru nta kuntu isi itagishyigikira, kuko uyu ni umunsi w'isi. Nta kuntu amareta yo kwisi atashyigikira icyumweru, kuko ku cyumweru ni umunsi wa leta. Urabyumva neza? Je yo ku cyumweru buriya dore ukuntu ibintu bimeze. Urumva? Ubundi buriya ku cyumweru burya ni kuwa mbere. Wari ubizi? Burya iyo turi ku cyumweru kuriya tujya gusenga cyangwa tukajya mu misa, burya ni kuwa mbere. Reka burya ni kuwa mbere. Noneho kwa kundi tubyukira mu kazi kuwa mbere, burya ni kuwa kabiri. Niyo kalendari ya Bibiliya. Nese kuwa mbere w'iminsi 7. Noneho kuwa gatandatu uyu munsi dutangiraho ikiruhuko, burya ni kuwa karindwi. Burya ni ukuvuga ngo isi ifite ingengabihe y'iminsi 7 ingana no kuremwa kw'ibikorwa by'Imana. Iminsi 6 yo gukora n'umunsi wa karindwi wo kuruhuka. Urumva? Noneho sibyo, kuva kera umunsi wa karindwi niwo wari warerejwe ibikorwa byose bijyanye n'ubumana. Indi minsi 6 ikaba iy'imirimo. Yego. Mu gihe rero cy'ubutegetsi bw'Abaroma, yego, ubwo kiliziya yafatwaga, ubwo kiliziya, ubwo umwami w'Abaroma yeguriraga papa ubutegetsi bw'isi. Yego. Cyangwa se ubwo itorero ryegurirwaga ubutegetsi bw'i Roma. Hakabaho icyo bita Roma nyirisitu. Yego. Roma mpagani igahinduka Roma nyirisitu. Yego. Uwitwa Papa Gerigora, Papa Gerigwari, yakoze iki? We yafashe ya kalendari y'abakirisitu. Yego. Urumva? Iva ku munsi wa mbere ikagera ku munsi wa karindwi, ari wo sabato. Yego. Kuko buriya ntabwo abapagani ibintu by'Imana bajya babasha kubiguta ngo babishobore. Ahubwo bo bagerageza gufata ikindi kintu bakacyita icy'Imana ariko atari original. Yego. Noneho barangije bafata umunsi. Noneho Papa Gerigora yakoze iki? Yakoze kalendari y'isi. Ubwo kalendari y'Imana yerekana kuva ku wa mbere kugeza ku wa karindwi. Papa Gerigora we yakoze kalendari y'isi. Urabyumva neza? Yego. Wayitangirira ku wa karindwi. Sibyo? Yego. Uzitonda urebe uko biza. Icyumweru kiza gutangira. Ntabwo ubibona kuri kalendari. Yego. Umunsi wa nyuma ni uwa gatandatu, ni wo wa karindwi. Kuri kalendari. Kalendari hatangira ku cyumweru. Yego. Sibyo? Bakandikaho dimashi. Noneho agakoroni ka kabiri hakabaho ku wa mbere. Ubundi hariya niho
sibyo bandika agakoroni ka kabiri niho yari kuba ari kuwa kabiri hariya hari agakoroni ka kabiri kuwa mbere hajya ni kuwa kabiri hajya hari agakoroni ka mbere hitwa ku cyumweru hariya ni kuwa mbere hariya hitwa bise kuwa gatandatu hariya ni kuwa karindwi ni kuwa karindwi ni ku isabato ni umunsi w'ikiruhuko. Abakristo rero bose buriya mu binyejana byose basengaga ku isabato, basengaga ku munsi wa karindwi ku munsi w'isabato niho basengaga. Noneho papa hindura kalendari wa munsi rero arawutwara witwa isabato ariwo munsi wa karindwi. Wa munsi wa mbere arawufata awugira umunsi mukuru mu cyumweru awusimbuza uw'imbere yawo wa karindwi awugira umunsi mukuru ku cyumweru awugira umunsi mukuru awambura izina ryawo witwa uwa mbere w'iminsi irindwi cyangwa se uwa mbere awita dimanche. Amaze kuwita dimanche akora iki? Atangira rendi kuwa mbere mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche. Urumva abitwara ucyo arangije ategeka ko umunsi wa gatandatu n'umunsi wo ku cyumweru ari ikiruhuko mu butegetsi bw'Abaroma kugira ngo abantu batangire babyiyumvemo. Noneho abasenga ku isabato kuwa gatandatu bagasenga, noneho abakristo kubera ko bari bari mu butegetsi bw'i Roma uwo munsi wa karindwi ari ukorotira icyumweru awugira umunsi w'ikiruhuko nawo bawugira umunsi wa misa wo gusenga. Bikomeza gutyo ikinyuma kibaza imyaka ibihumbi rero gihinduka iki? Ukuri. Uko niko icyumweru cyaje. Uyu munsi dufite isi ifite iminsi irindwi ariko nyamara ihinduye, sibyo? Isi yo yakatiye kuwa karindwi ideforuma iminsi. Bafata uwa mbere bawugira icyumweru, bafata uwa kabiri bakora indi kalendari y'Imana barayita. Ibi rero isi iracyafite ingamba zo gusibanganya icyo kintu cyitwa isabato burundu nyine. Gisigaranya abantu bita abadive gusa nabo mbanenga ko umunsi bawurutishije Yesu. Buriya ndabanenga yabaye abadive nanabajyamo, yabaye abadive isabato bayifata nk'umunsi w'ikiruhuko ariko Kristo akaba ari we kiruhuko nyakuri ku munsi wa gatandatu. Ntabwo umudive yashyingura, n'umukirisitu ntiyashyingura ku cyumweru. Oya, n'umukirisitu waguye, n'umudive waguye ku isabato arashyingura, n'umusilamu nyamusilamu ntabwo kuri Jumapiliyasi yashyingura. Iyo dupfushije umuntu kuwa gatandatu nimugoroba ku cyumweru, ntabwo ku cyumweru bashyingura abakirisitu. Ndetse padiri yamusomera misa, wamujyana mu ruhe rusengero se? Kuzuko abakristo bajyana abapfu mu nsengero, sibyo? Nta mukirisitu usanzwe ushyingura ku cyumweru. Ababikora bariya niba abakirisitu batita ku by'amadini n'imihango bidafite icyo bibwiye. Ni nk'uko n'umudive nawe uwo bidafite icyo bibwiye ku isabato yagira gute? Yashyingura. Ariko yaba y'abadive basenga ku isabato ariko Kristo Yesu bakumva ko ari we sabato y'ukuri. Ari we sabato y'ukuri. Ntibafata umuntu wishe isabato nk'umuntu watandukanye n'Imana cyangwa nk'uwavuye muri Yesu. Bakumva ko gutandukana n'Imana ni ukuva muri Kristo. Noneho barangiza isabato bakayifata nk'umunsi mwiza Bibiliya iduteganyiriza n'Imana iduha wo guteranaho duhimbaza kugira neza kw'Imana kuri muri Yesu Kristo. Ariko ugeze mu nzira, ugeze mu rugo saa sita akaba yateka, ntafatwe nk'uwishe umunsi, kuko na Yesu ku isabato bafashe amahundo bararya, ni ibintu byaziraga, kandi ngira ngo yanakoze ibintu binakomeye, aranakiza, akora n'imirimo. Yabaye rero abadive basenga ku isabato,
ariko akaba yanabyuka mu gitondo akajya kuvoma, akaba yanabyuka yava no gusenga akaba yakwifungurira butike agacuruza. Uwo munsi ntawugire nk'umunsi usumba indi minsi, ngo umere nka Yesu, kamenya ko biriya byose byari igicucu kibizaba nk'uko biri bivuga, kandi nyamara ko umubiri wabyo nyakuri ari Kristo. Kandi bakamenya ko niba amategeko wari umushorera utugeza ku Mana cyangwa se utugeza kuri Yesu, niba tumaze kuhagera tugomba kuyoborwa na Yesu akatugeza ku Mana, kuko Bibiliya iravuga ngo Yesu ubwe yarivuye ngo ninjye nzira, ukuri n'ubugingo. Ntabwo rero tugitwarwa n'amategeko mu ijuru, ahubwo amategeko aturangira Yesu, twamara kumwizera Yesu akatugeza ku Mana. Yes. Turabashimiye rero mwebwe mwari mudukurikiye, Imana ibahe umugisha. Ubwo tuba tugira ngo tugende tubwira abantu ibyo bwami bw'Imana. Yes, abantu banatwandikire muri comment. Naho utamu bindi biganiro. Batugurire n'amazi yo kunywa. Dore n'icyaka cyane. Ibintu byaranakaze na views zarabuse. Mukanda kanyenyeri abadive. Recommandation se badusengeye. Mukanda kanyenyeri abadive mugura amazi. Gifanta kinini kiba kigura 3000, munara kinywa inyota igashira. Ariko ntidukunda gusaba da, twaganiraga. Ciao ciao. Ariko usabye nta nicyo byaba bitwa.